reka tuguhe ikaze muri kano kanya kuri English TV. Ni umwanya tugiye kuganirira tunakwigisha ku bijyanye na literature. Iri ni isomo ry'ingenzi cyane mu buzima. Niba rero uri umunyeshuri wiga literature in English, ukaba wiga mu ishuri cyangwa se ukaba uri umukandida wigenga, reka tukubwire ngo tuguhaye ikaze kugira ngo uze ufatanye natwe muri kano kanya tugiye kwiga ibijyanye na key aspect of prose. Hanyuma noneho ubundi twabonye prose icyo ari cyo. Prose ni inyandiko isanzwe, urugero nk'ubu izi nteruro uko zanditse uku nguku zanditse mu buryo bwa prose. Ngira ngo rero ntabwo turubuze kubitindaho cyane ibya prose, ahubwo tugiye kureba icyo twita key aspect of prose. Ubundi iyo tuvuze key aspect of prose wakumva ari ibiki? Icya mbere ugomba kumenya icyo twita ama keywords. Hano niba tuvuze key ni urufunguzo, aspect of prose ni nk'ibintu prose yubakiyeho. Mu yandi magambo, key aspect of prose are the main element which the story is built upon. I repeat once again, are the main element which the story is built upon. So izo key aspect of prose ni ukuvuga ngo ni ibintu by'ingenzi inkuru iba yubakiyeho, ku buryo niyo ugiye gusesengura cyangwa se kwanaliza iyo nkuru, ntabwo ushobora kuyanaliza cyangwa kuyisesengura utazi izo key aspect of prose. Aha rero dufite key aspect of prose nk'uko muri kubibona, dufitemo setting, tukagiramo hano dufitemo plot, tukagira setting, tukagira na characters, ariko ugahazamo na za themes. Now reka tubanze dusengure izi dufite hano. Ubundi plot ni iki? Setting ni iki? Characters ni iki? Ndagira ngo tugendane neza. Ngerageje kubibaganiraho ntarasoma ibyanditse, nuko iyo tuvuze plot nicyo twita arrangement of events in the story, or order of events in the story, or succession of events in a story. Ni ukuvuga ni uburyo, the way you plan your story from the beginning, the middle part and the end. Ni uburyo inkuru yawe iba ipanze, ni iki kibanza, ni iki gikurikiyeho, ni iki gisoza. Icyo nicyo twita plot. Niba kubwira ngo plot summary, uzajya uhita umenya ko ari muri make incamake y'inkuru. Nawe se ushobora kubaza ngo setting yo ni agaki? Setting nta kindi, nicyo twita place and time. Place ni ahantu, geographical location. Hakazamo time. Niyo tuvuga time ni igihe nyine gisanzwe. Igihe gishobora kuza ari mu masaha, gishobora kuza ari mu myaka, gishobora kuza ari mu bihe by'umunsi. Igihe rero nicyo twita setting. Ese inkuru yabayeho ryari, mu kihe gihe? Ibyo byose tuzabisobanura ku buryo ubyumva neza. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, wakanda kuri subscribe kugira ngo ntucikanwe n'aya mahirwe yo kujya ubona amasomo wibereye mu rugo cyangwa se uri aho waba uri hose. Ko igihe cyose dushyizeho amavideo, aho kanya notification ihita ikugeraho, bityo ukaba ushobora guhita udukurikira niba ufite megabyte cyangwa se niba ufite network runaka. Hanyuma se tumaze kubona ahantu n'igihe, place and time. Ese iyi nkuru yabaho idafite abayikina? Reka data, hari icyo twita characters. Characters ni abakina nkuru, the people who participate in a story, not only the people but also animals or other spiritual beings that take place in the story. The story happens around the characters. There is no story without characters. Icyo tuvuga ni iki? Ni uko aba characters ari abantu cyangwa inyamaswa cyangwa se ibiremwa by'umwuka bigira uruhare kugira ngo inkuru ibeho. Urugero, iyo usomye nk'inkuru zaba Bikira Mariya, uburyo Gaburiyeli ari we marayika yaje akamubonekera, hariya ni spiritual being, kubera ko ntabwo umumarayika afite umubiri ufatika,
sometimes bishobora no kuba imagination, ibintu umuntu acreatinga mu mutwe akabona image y'ikiremwa cy'umwuka. Reka rero twinjire mu byanditswe hanyuma turusheho gusobanukirwa neza. Ndagira ngo nongere nkwibutse ko iyi yitwa Inglit TV, ni umuyoboro ukora kuri YouTube channel umwe rukumbi, wa mbere kandi wa nyuma ushobora kugusobanura neza amasomo ya literature, ndetse tukaba tubafitiye n'akarusho yuko dufite gahunda yo kujya tubigisha icyongereza. Reka tugende rero. Plot is the literary element that shows arrangement of events and actions within a story, especially the way they are related to each other in a cause and effect manner. The plot is a planned, logical series of events having a beginning, middle, and an end. Actually, ibi nibyo nari ndo nkubwira. Plot muri make ni uburyo arrangement. Plot shows arrangement of events and actions within a story, especially. No, within a story. We can even stop by here. Ahangaha dushobora no kugarukira hano. Reka nga highlighting nkagire red niba uri kukabona neza. The plot shows arrangement of events and actions within a story. Icyo nicyo twita plot. So utu tuntu turi kugenda tugusakuriza, wihangane, reka tugerageze tubigabanye kugira ngo bidakomeza kugenda bikocagurika mu matwi. Ntabwo biba biryoshye iyo bikomeje gutyo, bihita bihinduka urusaku. Ariko ibi byose nabikoraga ku neza yanyu kugira ngo murusheho mu kubibona neza. Now, the way they relate to each other. Iyo tuvuze ngo relate, harimo relationship, isano. Uburyo ibi bikorwa bigenda bifitanye isano, in a cause and effect, ku buryo kimwe kibaho kigatuma ikindi nacyo kibaho, bikagira icyo bibyara. Urugero, niba umuntu atangiye yiba, ashobora kwiba, yamara kwiba, iyo ni event ya mbere, hanyuma event ikurikiyeho ni uguhigwa na polisi. Urumva iyo event ibaye cause ya event ya kabiri. Polisi imufashe irahita imurasa cyangwa imushyire muri gereza. Iyo effect ibayeho nuko uyu muntu yabanje igikorwa cyo kwiba, hakurikiraho icyo kumukurikirana, hakurikiraho icyo wenda kumurasa, arapfa cyangwa se gushyirwa muri gereza. That is the effect of stealing. Cause they relate to each other in a cause and effect manner. Nibyo ngibyo nari ndumubwira. Plot is a planned logical series of events having a beginning, middle, and an end. Yego. Plot rero iba yapanzwe neza. Noneho ugasanga ni uburyo uruhererekane rw'ibikorwa biri bugende biba muri iyo story yawe, ariko bikabaho mu buryo buri logical cyangwa se mu buryo bufite realite, donc bifite mu buryo busobanutse. Yego, mu buryo busobanutse. Hanyuma ugasanga noneho iyo story birumvikana cyangwa iyo plot igomba kugira beginning, ubwo ni igikorwa kibanza, the first event, hagahitaho middle part, hagati muri iyo nkuru habamo iki, in the end, hanyuma and the end. Then how does this story end? That is what you call a plot. So now we have here 5 essential parts or elements of a plot. Iyi plot ifite rero ibice by'ingenzi bingahe? Ni bitanu, 5, 1 2 3 4 5. All right. The first one is represented by A. It is an introduction or exposition. Introduction ni intangiriro, exposition the same. The opening of a story where the characters and the setting is revealed. Sometimes the main conflict of the story is also revealed here. Hano rero muri introduction yawe cyangwa se muri exposition yawe habamo iki? Reka mubwire ngo ni cya gihe utangiye inkuru. Ni opening of a story. Ni igihe inkuru iba ifunguye noneho itangiye. Habamo iki noneho rero?
characters and setting is revealed. Ni ukuvuga ngo abagomba gukina muri iyo nkuru bahita bashyirwa hanze, amazina ukayabona niba ari filime uri kureba, ugasanga ni kwa kundi umusobanuzi nka Yanga cyangwa se Yanga nyakwigendera, may his soul rest in peace, hari n'abandi basobanuzi benshi ba Giti Junior, ujya kumva niba ari inkuru yo mu Bushinwa kera abo bagikina inkuru bagatangira ati Jetri ni umukinankuru yari akarimo cyane, Samuhanga, ukumva nyine arimo aragenda avuga abo bakina nkuru. Hariya buriya abari muri exposition cyangwa se muri introduction of the story which is going to be acted as a film, and then agahita atangira kukubwira ati ahangaha ni mu gihugu cy'Ubushinwa ahitwa Shanghai. Urumva iyo ni setting abahisa akubwira aho iyo nkuru igiye kubera. Noneho abakina nkuru arabakubwiye inkuru aho igiye kubera, naho nuko ibyo biza muri introduction. Ntabwo ari ibyo gusa, sometimes the main conflict of the story is also revealed here. Rimwe na rimwe rero icyo aba bakina nkuru bari buze kuba bakinaho nk'insanganyamatsiko nacyo kiza kugaragazwa hano. Main conflict cyangwa se ikiri buze kubahuza, kubagonganisha, kiba gihari. Ashobora wenda gutangira babwira ati hari mu mwaka uyu n'uyu wenda Jetri yica se wenda wa Samuhanga nk'urugero. Urumva icyo gihe niba habayemo uko kwica ise w'umuntu, byanga bikunda ugomba gutekereza ko hazabamo kwihorera. Ibyo bitangira muri introduction, means that the way you introduce your story will either attract the customers or the audience or will chase them away. First impression matter a lot. Bivuze ngo uko utangira inkuru yawe bishobora gukurura abasomyi cyangwa se abareba filime yawe, cyangwa se bikabirukana bakigendera. Kubirukana nta kundi, niba waprodinze inkuru yawe kuri YouTube, umuntu ashobora guhita kandi aho yatangira kuyumva mu ntangiriro akumva kirabishya agahita agikansoringa akajya kwirebera izindi. Introduction ni ngombwa cyane. Umuswahili yaravuze ngo siku njema huonekana asubuhi, umunsi mwiza ugaragara hakiri mu gitondo. Nibyo kwitonderwa. Reka turebe B. There is what you call rising action. Iyo ni number 2. Rising action ni igihe nyine ibikorwa biba bitangiye kuzamuka, biba byinshi bigenda bikurikirana. Ubwo inkuru byatangiye gusa naho ishyuha. It is like a body. Yes. Ese hano haberamo iki? Nabyo twabiteguye kugira ngo tubigusobanure. This is where the events in the story become complex. Aha noneho bya bikorwa wateguye uko biri bugende bikurikirana bitangira kuba complex, bitangira kuba ibintu bikomeye. Inkuru donc bitangiye gushyuha noneho sasa inkuru nyirizina. The conflict in the story is revealed at this stage, events between introduction and climax. Aha noneho conflict nyirizina ya nyayo ahanga niho igaragarira noneho sasa kuri stage. Ubwo rising action ni ibikorwa biba hagati ya introduction n'ikindi gice tugiye guhita turebaho cya climax. Ese climax yo ni iki? Reka nongere nkwibutse, niba ari ubwa mbere udukurikiye kandi subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'aya masomo. Reka dukomeze. Climax, this is the highest point of interest, tension and suspense. It is the turning point of the story. The reader questions what will happen next. Will the conflict be resolved or not? Iyi climax ni hahandi haba hari point of interest. Donc ni ukuvuga ngo ni the bande na acteur baba bahuye noneho hano vis-a-vis. Twatangiye tuvuga uburyo Jetri wenda n'urugero yishe papa wa Samuhanga. Ubwo Jetri aratangira ze ari the bande, Samuhanga uko byagenda kose araza ari acteur. Noneho Jetri na the bande barahuye sasa.
ahangaha ubwo abantu bahita batangira kumva bagize tension, bumva bakeneye kumenya ese ninde uri butsinde undi, ninde uri butsinde undi. This is the highest point of interest, tension and suspense. Ni cyagiye nyine uba wumva ibintu byashyushye ukeneye kumenya ngo ese birarangira gute. It is the turning point of the story. Nanone nituvuga turning ni nko guhindukira, ni kwa kundi nanone kuri iyi point ishobora kuba turning point of the story, hahandi inkuru bisa naho yatakaje imbaraga cyangwa se iribuze gutakaza imbaraga. The reader questions what will happen next. Hanyuma noneho icyo gihe niba acteur amaze kwica wenda tuvuge the band, birumvikana iba turning point of the story, kubera yuko ikiri busigare nuko abasomyi cyangwa se abareba izo filimi bari busigare bibaza ngo ni iki kiri bube kuri acteur nyuma yo kwica the band. Will the conflict be resolved or not? Ese ibyo bapfaga birarangiye cyangwa bizakomeza? Harimo icyo twita suspense, yo kwibaza ngo biraza kurangira gute. Reka tujye ku kindi gice cyitwa following action. Following action, this the event and complications begin to solve. Ahanga ni hahandi bya bindi byose byabaga abantu barebaga bakabona ari ibintu bikaze muri iyo filime bitangira kugenda bicayuka, noneho bisa naho bigenda bibona igisubizo cyangwa se bishakirwa igisubizo ariko kitaragerwaho. Event shows the result of how the characters begin to resolve the conflict. Ahangaha ni hahandi abakina nkuru ubwabo ubona batangiye kwishakamo uburyo bari buze gusubiza, bari buze gushaka igisubizo cy'ibyo bapfaga. Event between climax and resolution. Following action ni igikorwa kibaho hagati ya climax na resolution. Resolution ni igisubizo, the end of the story. Aba character muri following action batangiye gushakisha uburyo igisubizo kiri buboneke. Resolution, this is the part of the plot that conclude the following action by revealing or suggesting the outcome of the conflict. Loose ends are tied up at this point. Hano resolution rero ni igice cya ya plot ya nkuru yacu twari dufite gitanga umwanzuro. Ahangaha gitanga umwanzuro kigaragaza icyo twakwita outcome, ni iki kibaye, ni iki kivuye muri amakimbirane, ese havuyemo kwiyunga cyangwa se havuyemo ibindi bindi. The band amaze gupfa, ese acteur baramufunze cyangwa se acteur aziyunga nabo kwa The band bazageraho biyunge. Ni ikibazo. Ahanga tugiye kuri story ya Romeo and Juliet. Romeo and Juliet uburyo irangira, resolution, habaho ukwiyunga kw'imiryango ibiri, umuryango wa Romeo n'umuryango wa Juliet, ko abana bose bari bamaze gupfa. Romeo yari yapfuye na Juliet yapfuye, kandi bari abana b'imiryango yangana urunuka. Ahangaha kuri climax ya Romeo and Juliet ni hahandi Romeo yaje akagera kuri Juliet, ubwo Juliet yari asinzirijwe n'umuti yari yanyoye, hanyuma Romeo akagira ngo umukunzi we yapfuye, biza kurangira yiteye icyuma, hanyuma noneho umukunzi we akangutse asanga umusore yamaze gupfa bya nyabyo. Ntabwo yiteye icyuma, ahubwo ikintu yakoze yanyoye uburozi ahita apfa bwa nyabwo. Igihe Juliet yari akangutse yaje kwitegereza abona umukunzi we Romeo yapfuye, agerageza ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yamugarurira ubuzima ariko biranga, biza kurangira Juliet nawe agize gute yiteye icyuma. Iyo ni climax. Following action byagenze gute? Following action ni ukuvuga ngo imiryango yose yatangiye kwibaza ibibaye, ari nako guhita bafata iriya imirambo y'abari abana, hanyuma nubwo yagombaga gushyingurwa. Resolution yabaye iyihe? Yabaye
icyo twita kwiyunga. Imiryango yose yariyunze, ubwo byahise biba resolution. Dore ngibyo uko niko plot iba imeze. Ibyo nibyo bice biyigize. Noneho icyo cyari igice cya mbere twasobanuraga mu cyo twita key aspect of prose. Reka turebe kuri setting. Komeza ubane natwe ugerageze urebe iyi video yose kugira ngo bize kurangira usobanukiwe n'ibyo turi kuvuga ahangaha. Niba ufite igitekerezo watwandikira muri comment nta kibazo. Reka turebe noneho ese setting ni iki. Setting of a story is the place and the time it happens. Setting ni place ni ahantu ndetse n'igihe inkuru ibera. The setting answers the questions of where and when. Ni kenshi uzasanga niba uri umunyeshuri cyangwa niba uri umwarimu azabaza akoresheje where does this story take place, cyangwa se ni hehe inkuru iri kubera. Nubona ikibazo giteye gutya uzajya uhita umenya ko bari kubaza ibijyanye na setting. Hanyuma nubona akubajije when does this story take place, uzamenye ko ari time, igihe. Bishobora kuba ari mu gitondo, bishobora kuba ari nijoro, bishobora kuba ari mu myaka runaka, bishobora kuba ari muri season runaka. Ibyo byose bisobanuye igihe. Ibyo ariko uzirikane ko hari ikibiranga. Niba ari nijoro bizarangwa nuko umwanditsi akoresheje ijambo dark, ubwo ni umwijima, cyangwa se akoreshemo the stars in the sky, inyenyeri, cyangwa se akoreshemo the moon. Ariko niba ari ku manywa uzabona yakoreshejemo the sun, izuba, ko nta zuba ryaka nijoro. Nijoro haka inyenyeri n'ukwezi gusa. Wenda n'ibyogajuru biriho bigenda muri icyo gihe. Iyo ni when. Hanyuma nakubaza where uzasanga wenda ari at home, in the room, at the beach, in the lake, in the air, in the space for instance, to school, at the hospital, everywhere, ahantu ariho hose. Icyo gihe rero ni ibintu uba ugomba kugira gute, ugomba kwitondera. They do not have to be a real time and a place. Hari n'igihe atari ngombwa ko biba real time cyangwa se igihe cya nyacyo n'ahantu ha nyaho. Hashobora kuba ari ahahimbano. They can be imagined like the island. Ishobora kuba ari ahantu umuhanzi cyangwa se umwanditsi yitekereje nko mu kirwa Neverland in the story of Peter Pan. Usomye nko muri story cyangwa mu nkuru ya Peter Pan usanga harimo ahantu nyine hari imaginary, hari fiction. Fiction ni ikintu gihimbye, ngira ngo twarabibonye. Ese setting barakomeza bayitubwiraho iki? Furthermore, the setting can do more than just effect plot events. Furthermore, the setting can do more than just affect plot events. It is also the physical details. Setting nanone ishobora kuba physical details cyangwa se ibintu bigaragara. It can also establish the atmosphere. Nanone setting ishobora gutuma umuntu uko asoma inkuru arushaho kugira ibyiyumviro runaka, atmosphere cyangwa se mood of a story or specific scene. For instance, uramutse wumvise ko inkuru iri kuba nijoro ari mu mwijima, nk'urugero wenda bakubwira ati hari mu mwijima w'icuraburindi. Hanyuma noneho Peter agiye kumva yumva umuntu akubise urugi ruhita rugwa hasi. Ako kanya ntekereza ko mood uzagira n'iy'ubwoba, kuko wumvise uburyo ahantu hari nijoro, wumva uburyo urugi barukubise rugahita rugwa hasi. Immediately the mood that you will have is fearful mood. Reka turebe noneho settings dushobora kugira n'izihe. Settings, there is time when the story is happening. The details can be the hour, night, day, month or year. Iyo tuvuze time hano, setting ubwo ni when, igihe inkuru ibera. Detail umuntu ashobora gukoreshamo isaha runaka at 12 o'clock. Ishobora kuba ari night uzayibwirwa nuko bakorejemo biriya bimenyetso bya nijoro. Injereri ziri kuvuga cyangwa se imbwebwe ziri kubwejagura.
igihe cy'umunsi twabonye ko ushobora kubona bari kuvuga wendamo izuba. Month, igihe cy'ukwezi runaka. Year, umwaka runaka, 1995 wenda na gatanu. Ni urugero. Ibyo byose bizahita bikumenyesha icyo twita time. Place, where the story is happening. Ahantu noneho, ese ni hehe iyi nkuru iri kubera? It can be a garden, a sea, an imaginary place, a country or a room. Inkuru ishobora kubera ahantu henshi. Hashobora kuba mu busitani, mu nyanja, cyangwa se ahandi hantu umuntu yihimbiye. Hashobora kuba ari mu gihugu cyangwa se mu cyumba runaka, n'ahandi mu nsengero nabyo birashoboka. Ku kibuga cy'umupira, biterwa n'aho ariho umwanditsi yashatse gusetinga inkuru ye. C. Physical details. Noneho ku bintu bigaragara. What kind of details are mentioned and how are they mentioned? The physical details can be, noneho izo physical details cyangwa se ibintu bigaragara aho hantu cyangwa muri iyo nkuru bishobora kuba place, ahantu, geographical location, where is the action of the story taking place? Of course, ni place twahoze tuvuga n'ubundi, geographical location. Aho ngaho n'umuntu avuze ahantu, sorry, reka dukomeze n'isomo ryacu. Place, where the story is happening, ni hehe nyine iyi story iri kubera. Time, when is the story taking place? Ese iyi nkuru irimo iraba ryari? Ishobora kuba historical setting, historical period, ishobora kuba during colonization, after colonization, before colonization. Ibyo byose ni historical period. During World War II, mu gihe cy'intambara wenda ya kabiri y'isi yose, yes, historical period iyo ariyo yose, iyo yo ijyana na time. Time of the day, ibihe by'umunsi, year, etc. Ibyo twari twanabivuzeho. Nanone ushobora kureba icyo twita weather conditions. Ese ikirere gihagaze gute? Icyo nacyo gishobora kuba setting. It is rainy, sunny, stormy, etc. Mu gihe ubwo byari mu gihe cy'imvura cyangwa igihe cy'izuba cyangwa igihe hari imiyaga irimo n'inkuba wenda n'urugero. Stormy, ivanze n'imvura, imiyaga ivanze n'imvura gutyo. Social conditions, uburyo sosiyete ibayeho. What is the daily life of the characters like? Ese uyu mu character abayeho mu buhe buryo? Iyi nayo ishobora kuba setting. Social setting. Social setting ireba uburyo mu character abayeho. Niba abayeho mu bukene, mu bukire, niba abayeho yishimye cyangwa ababaye, ibintu nk'ibyo. Does the story contain local color? Ese iyi story yaba irimo amabara amenyerewe aho hantu. Writing that focuses on the speech, dress, mannerism, customs, etc. of a particular place. Ese mu bintu uyu mwanditsi yanditse haba harimo ibikurikira: inyandiko yibanda ku mvugo, imvugo wenda mbi cyangwa nziza, dress, uburyo bw'imyambarire, mannerism, uburyo bw'imyitwarire, customs, imico n'ibindi by'ahantu runaka. Ibyo nabyo bishobora guhita bikurangira social setting yaho hantu. Mood or atmosphere. Mood and atmosphere. What feeling is created at the beginning of the story? Ese mu by'ukuri iyo tuvuze mood and atmosphere, ibyo byose bijyana na feeling cyangwa se ibyiyumviro by'umubiri. Ni iki ni ugitangira gusoma iyo nkuru wumvise wiyumva gute bitewe n'ukuntu umwanditsi yanditse iyo nkuru ye? Is it bright and cheerful or dark and frightening? Ese ni inkuru wumva ishimishije, ikeye, cyangwa ni inkuru irimo umwijima iteye ubwoba? Biterwa n'ukuntu iyo nkuru yanditse. Then reka dukomeze hanyuma duhite dusoreza ku cyo twita characters, abakina nkuru babandi nahoze mbabwira. Characters are of various types. Aba characters rero nabo bafite ibice bigiye bitandukanye. Hari major characters, ubwo ni main characters, ni ukuvuga ni abakina nkuru bakuru. Abakina nkuru bakuru ubwo harimo nka badebande n'ibyegera, babandi bagaragara cyane mu nkuru, ariko by'umwihariko nka debande na acteur bariya bo baba bahagarariye abandi bose. They are essential
to the growth and resolution of the conflict. Aba nibo b'ingenzi mu makimbirane aba yagaragaye hano muri iyi story no mu buryo bwo kuyarangiza bashaka resolution cyangwa se igisubizo. In other words, the plot and resolution of conflict revolves around these characters. Mu yandi magambo rero, plot uko byagenda kose iba yubakiye kuri bano ba characters. Plot ndetse n'igisubizo resolution ya conflict biba biri mu maboko y'aba ba characters, major characters. Reka turebe minor characters. Minor characters nka buriya iyo turebye nka Romeo and Juliet muri iriya nkuru, bariya ni aba major characters, ni abakina nkuru bakuru. Minor characters ubwo turaza kurebamo abitwa ba antagonist na protagonist, turaza kubirebaho. Minor characters, they serve to complement the major and help move events of the plot forward. Minor characters, these are small characters. Ni aba characters ya cyangwa se n'abakina nkuru batoya baba bafasha bariya ba main characters kugira ngo cyangwa se bariya major characters kugira ngo inkuru ibashe kuryoha. Birumvikana niba hari ahantu bari gukoresha abantu bari mu kabyiniro, aho ngaho ni aba major characters, hari n'abandi batajya bamenyekana. Reka twikomereze aho niba minor characters, nibyo nari ndiho mbabwira, ni aba characters batoya, ni abakina nkuru batoya. Tugeze ku bo twita positive characters. The positive characters are those who show positive qualities. They can be humble, peaceful, caring, brave, etc. The protagonist is the central person in a story. In many stories, the protagonist has the most positive traits. He or she is often referred to as the story's main character. He or she is faced with a conflict that must be resolved. Murabizi no muri iyi sosiyete tubamo ya buri munsi harimo abantu buri gihe ubona ko baharanira kugira ngo sosiyete ibe yagira amahoro. Abo barangwa no gukora ibikorwa byiza sosiyete ishima, nubwo ntawe ushimwa na bose, ariko nibura baragerageza bagakora ibishoboka. Aba rero tubita positive characters cyangwa se tukabita protagonist. Ndagira ngo iyi terime uyifate protagonist, reka nga highlighting kabe red. Protagonist ni positive character, abashinzwe iki ni nk'ibyo nababwiraga. No kuvuga ngo abafite icyo twita mu nkuru, agaragaza icyo twita positive qualities, agaragaza imyitwarire myiza ku buryo sosiyete iramwappreciating. Ibimuranga ni ibi: they can be humble, baba ari abantu ubona ko bashobora kwicisha bugufi. Peaceful, ari abanyamahoro. Caring, ari abantu bita ku bandi. Brave, kandi ari intwari, ndetse n'ibindi bishobora kubaranga. So protagonist is the central person in a story. Niwe muntu inkuru iba yubakiyeho mu nkuru nyinshi cyane. Protagonist akenshi aba afite izi positive traits cyangwa se ibi bintu, iyi mico myiza imuranga. Akenshi rero bakunda kumwita ko ari story main character cyangwa se ari we mukina nkuru mu nkuru. He, ubwo ni umukobwa, no ni umuhungu. She or she cyangwa ni umukobwa ahura n'icyo twita she faced with a conflict that must be resolved. Ahura n'ibibazo kandi ibyo bibazo bikaba bigomba kubonerwa ibisubizo. Birumvikana. Niba umuntu ushobora kureba ikibazo akavuga ati ngewe iki kibazo ngiye guhangana nacyo paka ikibazo nkivanye mu nzira. Iyo tugiye tureba wenda nka ba Nelson Mandela, bariya bagiye baba protagonist b'Abanyafurika ko baharaniye ubwigenge kugira ngo Umunyafurika, especially South Africa, umuturage wayo yishyire yizane agira amahoro atekanye. Ntabwo byaboroheye. Bamwe bagiye bafunga imyaka itabarika, ariko barahanyanyaza biza kurangira bageze ku ntego baharaniye. Uwo nguwo ni protagonist. Ubwo tugiye kureba antagonist, twavuga ko ari bariya abantu bari barazanyemo iriya mico yo gukandamiza, bakazana icyitwa apartheid cyangwa se racial discrimination, ivangura rishingiye ku ruhu. Bagatangira kugaragaza ko abantu bamwe batanganya uburenganzira, kugeza ubwo abirabura bajyaga basabwa gutwara uruhushya rubemerera kugenda
mu gihe cya nimugoroba cyangwa se ahantu runaka kandi ari mu gihugu cyabo, abo ngabo barahita baba opposite ya protagonist, turaza kubabona. Ariko hano nk'uko muri kubibona hano muri note, abo babita negative character cyangwa se bakitwa antagonist. Reka nayo nyi highlight kugira ngo nituyigeraho bize kutworohera. Mumbabarire niyo ndi kubadiranja, nta kundi byagenda. Mba ngira ngo ibintu tubyigane live, note zirahari nawe wakwisomera. Ariko no kubafasha kubyumva neza nabyo ni ingenzi. Niba ufite igitekerezo watwandikira muri comment kugira ngo turusheho kunoza serivisi tubagezaho. Iyi ni English TV, sangiza abandi aya masomo uzi neza ko yabagirira akamaro. Reka dukomeze rero. Protagonist niwe mukina nkuru mukuru mu nkuru, kandi akaba agomba kurangwa na positive traits, n'imico myiza cyangwa se karite nziza, imyitwarire myiza. Hanyuma twari tumaze kubona ko akunda guhura na conflict that must be resolved. Uyu nguyu rero akaza abaje gukemura ibibazo biba byagaragaye nko muri sosiyete runaka cyangwa mu nkuru. Reka turebe negative character, ese bimeze bite? The negative characters are those who show negative qualities. Of course, niba abandi baba ari babi, sosiyete yanga baba bakora ibyangwa n'abantu. Urugero, niba abantu bacuruza abana b'abakobwa kiba ari ikibazo, baba ari negative character. Niba bacuruza urumogi, ibyo ni ibibazo bikaze. Niba bica abantu, ibintu nk'ibyo, abo bose bari ba negative character. Ariko iyo yaje protagonist ahita aza kubirwanya kugira ngo ibyo bintu bive muri iyo sosiyete, bikemuke burundu, nubwo ahurira n'ibibazo rimwe na rimwe. Now, they can be cruel, wicked, brutal, revengeful, etc. Ababo bashobora kurangwa n'ibikorwa by'ubugome gusa. Bari cruel, bari wicked, ari abantu bahubuka, kandi ari abantu bakunda kwihorera, bagira inzika zo kwihorera. Izi ngizi, aya magambo cruel, wicked, brutal, revengeful, izi ni descriptive adjectives zikoreshwa mu kudescribinga personality cyangwa imyitwarire y'umuntu. Cyo kimwe nuko kuri protagonist twabonyemo amagambo nka humble, tubonamo ijambo peaceful, tuza kubonamo ijambo caring, turangije tubonamo ijambo brave. Ariko hari n'andi menshi cyane. Aya ngaya ni amagambo ataka ubwiza bw'aba bantu. Umuntu naramuka akubwiye ngo wowe uri cruel cyangwa uri wicked cyangwa uri brutal, uzamenye yuko yamaze kubona ko uri umuntu uri negative cyangwa se uri umuntu mubi. Ubu tugerageje gushaka ibisobanuro by'aya magambo, reka tubirebe. Terrific, wenda niba tuzi ngo terrific ni abantu nyine baba bateye iki ubwoba. Twareba hano kuri cruel, cruel ni umuntu w'umugome muri rusange. Brutal ni umuntu uhubuka kandi agakora ibintu bibi. Ntahubuke mu gukora ibyiza, ahubwo agahubuka akora ibibi. Revengeful nabwiye ko ari umuntu ukora revenge cyangwa se ari abantu bakunda kwihorera. Izi ni zo qualities zikunda kugaragaza aba antagonist mu nkuru cyangwa se no mu buzima busanzwe. The antagonist is the character or are the characters or situation that represent the opposition. Of course, baba bari kuri side ya opposition, aba bantu ari kuri side ya opposition or negativity, ari abantu babona ibintu byose nkaho ari umukara. The protagonist must fight against them. Akamaro ka protagonist ni ukubarwanya. In other words, the antagonist is an obstacle, aba ari igisitaza cyangwa se inzitizi that the protagonist must overcome. Aba ari inzitizi kuri sosiyete protagonist agomba kuza akayivana mu nzira, agakuraho iyo nzitizi iri guterwa n'iyo mwantagonist. Ariko mu bisanzwe uyu mwantagonist ubwe aba yamaze kuba inzitizi. Icyo gihe nta kindi gikorwa, protagonist agomba kuza agashaka igisubizo vuba na bwangu. Reka mbabwire ko
Isomo twari twabateguriye kuri key aspect of prose tubaye turisubikiye aha ngaha. Reka tubashimire cyane gukomeza kubana natwe. Iyi ni English TV. Gerageza usangize iri somo abandi nabo ribagereho kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Abantu muri kwiga senior 4 rwose muhawe ikaze cyane kugira ngo mukurikire by'umwihariko kugira ngo mumenye byinshi. Abandi namwe mwiga mu yindi myaka, namwe ni byiza ko mubikurikirana kuko ibi ngibi byanga bikunda uzabibazwa mu kizamini cya leta. Niba uri umwarimu kandi nawe fatiraho maze mukomeze muduhe ibitekerezo turusheho kubaka platform yacu yanyu ifite imbaraga. Stay in touch with us.